Niba ushaka ubuki ntugakubite ku muzinga urimo inzuki. Iri ni ihame duhereyeho dusoma igitabo cyacu How to Win Friends and Influence People, akaba ari rimwe mu mahame atatu agize igice cya mbere, kigizwe n'amahame shingiro agufasha kubana n'abantu neza muri sosiyete, ntubabongamire kandi nawe bikagira ishusho nziza biguha muri sosiyete. Mwumve inshuti zanjye, n'Imana ubwayo yashyizeho umunsi umwe izacira imanza abanyabyaha, ari wo wa munsi w'imperuka. Ntihita iciraho umuntu iteka ako kanya kuko akoze ibidakwiye. Ariko rero tugaruke ku mwana w'umuntu. Iyo tubonye umuntu ukoze ibidakwiye, ako kanya duhita twumva hari akantu kadusunikira kubagaya no kubanenga, tukinubira ibyo bakoze tukumva bakwiye gucibwa muri sosiyete tubarizwamo. Nyamara wibuke, natwe ntituri abamarayika. Mubyumve neza, iri hame ntirivuga ko guhugura umuntu ari bibi, ahubwo riraduha umurongo mwiza ukwiye gucamo uhugura uwo muntu. Dukunda kugaya no kunenga umuntu kuko aguye mu ikosa, nyamara nta kintu na kimwe byungura. Umwanditsi Kandi ati, abantu ntidukunda kunengwa. Kugaragaza amakosa umuntu yakoze binyujije mu nzira yo kumunenga, bishyira uwo muntu mu mwanya wo kwihagarara no kwidefanda no kwisobanura ashaka kugaragaza ko ayo makosa ashinjwa atayakoze, cyangwa se yasa nk'ubyemera akavuga ko nubwo yakoze ibyo ngibyo hari impamvu yamuteye kubikora, kandi ko ari uburenganzira bwe. Kugaya no kunenga umuntu bikomeretsa icyubahiro n'ikuzo asanzwe yumvamo, nibyo bituma yumva ko abamushinje bamurenganya. Nawe tekereza ko wiyumvaga cya gihe umuntu yakunengaga. Akugaya arondora ibyo utakoze neza byose, ibwiza ukuri. Ese muri ako kanya wumvaga neza nk'aho ubwirwa amagambo meza? Hari amahirwe menshi ko ari amarangamutima atari meza yakuzamutsemo, right? Icyo gihe watangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ugaragaze ko ibyo wakoze ari byiza kandi bikwiye. Ese wigeze ukunda uko uwo muntu yakunengaga? Waramurakariye ahubwo, siko kuri? Ahubwo watangiye kwibwira mu mutima uti, ese ubundi wowe unyereka ko ibyo nakoze atari byiza uri mu ntoki, ko ahubwo warutwa nanjye. Ni ibintu bisa nk'ibituri mu maraso kwidefana mu gihe dusanzwe mu ikosa, cyangwa se hari akantu tutakoze neza uko bikwiriye. Tubikora turi benshi, aho dutandukaniye ni hamwe, ni uko ducunga amarangamutima tuzamukamo mu gihe abandi batunenga. Kugaya no kunenga umuntu nyuma ukaza uvuga ngo mushaka ubucuti, gushaka ko hari imishinga runaka mukorana, gushaka ko agukurikira kandi agakunda ibyo ukora. Icyo gihe uzaba umeze nka wa muntu wagiye gushaka ubuki, yagera ku muzinga agatangira kuwukomanga. Uwo muntu ntazacura ubuki, ahubwo azacura imburi mu mubiri. Dore ibyo umwanditsi Kandi atubwira gukora mu cyimbo cyo kugaya abandi. Mu mwanya wo kugaya umuntu, gerageza kwishyira mu mwanya we. Ugerageze kumenya icyamuteye gukora ibyo wita amafuti. Kandi niba uri uwo kumugira inama, banza umwumve. Kandi ntumufate nk'aho aciye nk'amabere. Ntumwereke ko wowe uri marayika. Gira kumwihanganira kandi wihanganira ayo mafuta akora. Gusa ariko nturebere cyane, wikosa rikomeye rikorwe, kuko ibyo byo ni bibi kurushaho. Muhugure, mugire inama, ariko wirinde kumunenga. Twasoza iyi chapter tuvuga duti, ntukanenge kandi ntukagaye abandi wiretse. Kugaya no kunenga nta kintu na kimwe bifasha muri sosiyete.